Ye kugaruka kongera gusubizwa imbere y'ubutabera aburana ku minsi yindi 30 y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Turi kumwe na Sam ku rugendo online, turi kumwe na Ndimbati TV nawe arahari, nubwo nabonye abantu muri iyi minsi bari barimo bamwibasira bavuga ati Ndimbati yabaye umunyamakuru, Ndimbati yabaye umusesenguzi. Ndimba reka mwakire nanga no kuri TV Rwanda. Arakoze cyane, ngira ngo abantu koko babyibazaho ahantu tuba tugomba guha abantu amakuru kandi tukayabeherera ku gihe. Ubundi binavuzwe nta n'uwari ukwiriye kwirirwa zano kwirirwa umuntu no kugira ngo ahubwo duhera amakuru abantu ku gihe. Ntabwo ari ukwirirwa tuvuga ngo iminsi 30 ngo Kazungu n'urucabantu ubundi nta mwanzuro utunguranye, kuko Kazungu urubanza rwe ubundi uwo ari we wese yagira ni nka kwa kundi nyine usanga ari bimwe bavuze kuburana Rwandanze. Akenshi tujya tubona nk'umuntu wenda wishe umugore bakamumanura hano, urumva rimwe hari igihe bari kwicuza avuga ati bira bintu nabitewe n'icyo nakoze, bino bintu iyo ntabikora. Ariko ngira ngo kuri Kazungu ngira ngo abantu bajya kugera bajya kurenga 1 2 3 4 5 6 umutima we akantu ko kwicuza no kuba yanyura hano ari mwipinga, ari kuvuga ati ubu wenda yo ntaza kubikora, yo ntaza kugera wa mujinya, ntabwo mba ndi hano. Ako kantu kaba kararangije kurenga vuganye, kuko amakuru agenda avuka, iperereza rikagenda ryaguka ku buryo bazahurana mu mizi bafite amakuru afatika ku byaha Kazungu akurikiranyweho 8. Ndimbati ibyaha waba ubyibuka 8 akurikiranyweho mu rukiko aburana, uziko ntabwo arengeje amagambo 3. Yego. Mbega we nta kintu afite cyo kuvuga, nta kintu afite cyo kuvuga, na amagambo 3 aravuze ngo iby'ubushinjacyaha buvuga ndabyemeye ntacyo ndenzaho. Yes, ngira ngo narimo kubabwira hanga turi ni ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hano mu Kagarama, aho Kazungu agiye kugaruka kongera gusubizwa imbere y'ubutabera aburana ku minsi yindi 30 y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Turi kumwe na Sam ku rugendo online, turi kumwe na Ndimbati TV nawe arahari, nubwo nabonye abantu muri iyi minsi bari barimo bamwibasira bavuga ati Ndimbati yabaye umunyamakuru, Ndimbati yabaye umusesenguzi. Ndimba reka mwakire nanga no kuri TV Rwanda. Arakoze cyane, ngira ngo abantu koko babyibazaho, ariko ikintu nkunda kubabwira kandi bagomba no kumenya, byose birashoboka. Byose birashoboka. Sinibaza ukuntu abantu bibaza ibintu byinshi kandi byose bishoboka. Umuntu aribaza Ndimbati yabaye umunyamakuru kandi yabibonye byabarangiye byabaye cyane, kuko byose bishoboka. Babyakire byose bishoboka. Abantu rero ikindi nagira ngo mbabwire nuko barimo kusa n'ababyitiranye, ariko kubera ko izina Ndimbati ari izina rigari kandi ari izina ryamaze kuba icyamamare, ubundi ntabwo TV yitwa Ndimbati TV, yitwa Ndimba TV. Ni Ndimba TV. Ariko ubwo urumva byose iyo byose birashoboka. Iyo bavuze bati Ndimbati byose nta kibazo, kuko ni Ndimbati ubundi byose birashoboka. Ni Ndimba TV. Ahubwo ngiye ubundi nari guhita byose birashoboka TV. Iyo ni slogan. Ariko buriya habuzemo Ndimba ntago biba bigenze neza, baza bagira ngo nundi muntu. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Yes, turi kumwe na Sam urugendo online TV, kugira ngo nawe turi kumwe hanga ku rukiko, naho yaje gukurikirana aho Kazungu agiye guburana ku ifungwa n'ifungurwa nanone ry'iminsi 30. Yego, ngira ngo turi hano Kazungu ibyo byose yabaye umusitari, nubwo yabaye umusitari mu bikorwa bibi, niko twavuga. Niyo mpamvu natwe tuba tugomba kuza, kubera ko urubanza ngira ngo tuba twararutangiye kuva Kazungu afatwa, cyangwa se kuva umunsi yatangiye kwiyemerera bimwe mu byo yakoze, ngira ngo nibwo twatangiye kujya twereka abanyarwanda uburyo bimeze. Uyu munsi rero ntabwo n'ubundi tugomba kubatenguha, tugomba kuba turi hano tukaza gukurikira imyanzuro y'ibiri buze kuva mu hano ku rukiko. Ndimbati ngira ngo nta washidikanya ku kiri buze kuza kuvamo, kuko Kazungu n'ubundi ntabwo tubuze kuvuga ngo se iyi minsi 30 ngarayihawe cyangwa se ngarafungurwa ibyo byose. Ubundi ntabwo nuko nyine abantu tuba tugomba guha abantu amakuru kandi tukayabeherera ku gihe. Ubundi binavuzwe nta n'uwari ukwiriye kwirirwa zano kwirirwa umuntu
ni ukugira ngo ahubwo duhere amakuru abantu ku gihe ntabwo ari ukwirirwa tuvuga ngo iminsi 30 ngo Kazungu ni urucabana ubundi nta mwanzuro utunguranye kuko Kazungu urubanza rwe ubundi uwari we wese yagira ni nka kwa kundi nyine usanga ari bimwe bavuze kuburana Rwandanze ni urucabana ngira ngo hari wa mugani nkuko unavuze nk'itangazamakuru twatubereho kugira ngo tugire abantu makuru kugiye kandi turabatangarize ushize Kazungu yakasanga harimo agenda aseka yishinye abantu bavuga atari wese uyu nguyu we ntarozwe umuntu ni muzima dutegereje kuza kuvuga ngo arimo kwinjira hanga Kazungu uhiteguye kari buze kuza muri yeshusho ndimba ahantu ko haza ibyo ari byo byose wenda ashobora kuba yarageze hariya agasangamo abandi bahwanyije ibyaha cyangwa abandi bamurusha byinshi cyangwa bameze ariko nkeka ko ubusanzwe Kazungu ishusho ashobora kuzamo turayibona hageze kuko Kazungu aratungurana bamwe bambwiye bati ibyifi yigira mu mazi ntago ari byo yigira ku gikarayi biriya bintu ashobora kuba atari yamaramo iminsi ngo abanze amenye ngo hari ahantu si kwaso hari ahantu buriya Kazungu hari ukuntu ugera igihe ukiyakira mu by'ukuri Kazungu uko ameze n'ibyo yakoze we kubwe nta kindi kintu aravuga ati nta kindi narenzaho uko yakifata uko ariko kose ibyo yakora ibyo ari byo byose aravuga ati nyine ntawe uncira akaro urutega nta muntu ufitiye impuhwe ntawe uncira akaro urutega guseka rero kwe rwose ni nko kuvuga ati reka nkomeze mbababaze ngira ngo muvu n'ubundi nkuko twadusanzwe tuza mu nkuru hano ugasanga wenda umugore yisha umugabo yisha umugore byari ibintu bisanzwe kuri case ya Kazungu ngira ngo ni ikintu twari dusanzwe twumva iyo mu bindi bihugu nabwo ku bantu bibyihebe nabwo kumva ari nka filime cyangwa se ukabisoma mu binyamakuru mpuzamahanga ukavuga ati ibintu ntabwo byagera inaha ngira ngo kuri case ya Kazungu byari ibintu birenze ubwenge bw'abanyarwanda bw'abantu twadusanzwe twumva inkuru nka ziriya z'abantu bicanye noneho akantu ko guseka ngira ngo Kazungu ubwe umutima we akenshi tujya tubona nk'umuntu wenda wisha umugore bakamumanura hano urumva rimwe hari igihe bari kwicuza avuga ati biriya bintu nabitewe n'ibyo nakoze bino bintu iyo ntabikora ariko ngira ngo kuri Kazungu ngira ngo abantu bajya kugera bajya kurenga 1 2 3 4 5 6 umutima we akantu ko kwicuza no kuba yanyura hano ari mwipinga ari kuvuga ati ubu wenda yo ntaza kubikora yo ntaza kugera wa mujinya ntabwo mba ndi hano ako kantu kaba kararangije kurenga noneho hahandi n'ubundi ukavuga ati nta kindi kintu n'ubundi hano mfite gukora uretse kuhanyura ndi kwisekera mugani wa Ndimbatiti n'ubundi nta mpuwe nabatera reka nkomeze n'ubundi Kazungu ubundi uriya ni umuntu warageze ku rwego rwo kuvuga ati ahari no gupfa napfa kubwe aravuga ati ubundi uriya umugeranyije aba ameze nk'umuntu utakiriho mu bitekerezo bye ni umuntu usa n'utakiriho ni umuntu ushobora kuvuga ati mu by'ukuri aravuga ati ibyo nakoze byamenyekanye ibyo nakoze byaramenyekanye mu by'ukuri kandi ndi mu gihugu kigendera ku mategeko nababaje abanyarwanda nababaje abantu ndi umuntu ni umuntu mbega udasanzwe ni umuntu utamenya uburyo aremye ni umuntu nk'uko ubivuze tutigeze ibintu twabonaga mu mafilime tukabona ni ibintu bidashobora kugera iwacu niwe muntu wa mbere bigaragayeho ufata umuntu umwe akamwica akamushyira ahantu agafata undi agakomeza agategura akageza ku bantu 10 ni ibintu rero ubundi bidasanzwe ku buryo Kazungu adashobora kumva ko yumva ntacyo bimubwiye asa n'utariho rero asa n'utariho ibitekerezo bye byamaze kuvuga ati ibyanjye ndabizi ibihano ndabizi ahasigaye nta n'impamvu yo gutera abantu impuhwe ngo abantu abona ko nta muntu n'umwe umufitiye impuhwe ngira ngo twibicanye ko Kazungu arimo gukurikiranwaho ibyaha bigera mu 10 harimo ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato harimo ibyaha by'iyicarubozo harimo ibyaha by'ubwicanyi uko byagenda kose twitegeke uyu munsi hashobora kuza kuboneka ibindi byaha bishyashya biri buze kwiyongeraho
birashoboka kuko abantu bamaze guhumuka, hari abantu bagiye babura abantu babo n'iperereza kandi ryari rigikomeje. Ubushinjacyaha bushobora kuzana ibindi bimenyetso, hashobora kuboneka abandi bantu babuze ababo, kandi bareba bakurikirana uburyo Kazungu yakoraga kiriya cyaha, uburyo yakoraga buriya bugome, bagasanga harimo, bakaba bati umuntu wacu. Nk'ubu hari amakuru, hari bamwe numvishe ko ndetse na n'ubu bari hano, bageze hano, bashobora kuba barabuze umwana wabo w'umuhungu kandi wari inshuti ya Kazungu, kandi ikihamya yuko ashobora kuba ari we wamwishe nuko ari we wagiye gufata ibintu bye, akoresheje ya systeme twumvishe, yandikaga message ngo umuntu yamwandikiye message yagiye gufata ibintu bye. Urumva ko abo bantu kuba bari hano rero bavuze bati Kazungu barabizi neza yari inshuti y'uwo mwana, yari inshuti y'umuhungu wabo, ari inshuti cyane, kandi baza kwibuka ko Kazungu nubwo bari inshuti niwe wagiye ajya gufata ibintu by'uwo mwana. Bivuga ngo rero uwo muntu urumva ko irengero ry'uwo mwana Kazungu ashobora kuba arize. Ubwo rero nabo bari hano, bashobora kuba baratanze ikirego, bashobora ibyo byose ni ibintu bishobora kwiyongera, ndetse Kazungu yagera hano akavuga ati uwo nawe naramwishe. Rega ntago byatungura abantu ko twabona indi mibare yongeraho, cyangwa se hari ikintu abantu bakomeje kugenda bavuga bati Kazungu yabina ashobora gusanga hari abandi bafatanyabikorwa biwe bafatanyije muri kiriya cyaha, ugasanga n'abafatanyacyaha barimo. Reka twizere wenda ko uyu munsi nabo Kazungu ashobora kuza akavuga ati nubwo murimo kundega muri iyi case ariko mwibagiwe kuzana runaka na runaka, bose twari turi kumwe. Ngira ngo wenda ugendeye ku marangamutima y'abantu, turi kumva ko abantu benshi bagiye bavuga wenda ati Kazungu rwose nawe azicwe.